Abakoze nitwa Jean Dominivena ndi local GS wo kuri Don Bosco Mass TVET School. Abakoze nk'uko mu nshingano za GSO harimo kurikirana umunyeshuri wese wize ku bigo bya Don Bosco, niyo mpamvu dufata umwanya wo kugira ngo dukurikirane abanyeshuri bacu bagenda bakorera ngo tumenye amakuru yabo, tumenye uko bimeze, tumenye n'amakuru yo ku kazi uko bihagaze muri kino gihe, ukaba update, ufite amakuru afatika bitewe n'aho tugeze muri ino minsi, bakatubwira nabo uko bimeze kugira ngo tuzafashe kuyobora barumuna babo neza nabo bazagera aho bageze. Kugeza uyu munsi nk'uko mubizi ko ikigo cya Don Bosco Mass TVET School cyatangiye muri 2008, tumaze gusura abanyeshuri bageze muri hagati ya 900. Muri rusange abenshi bafite akazi, nk'urugero nko muri uyu mwaka ushize muri culinary arts cyangwa se abiga ubutetsi, bose kugeza isaha nta muntu uri hanze udafite akazi, no mu budozi uko aho bagiye bari nabo bagiye bafite akazi. Mu bwubatsi nabwo mu minsi yashize, kuko ubwubatsi bwo tugendera bitewe n'uko amasizo ameze mu gihe cy'izuba, tubona bafite akazi ari benshi, ariko mu by'ukuri bose abenshi nta muntu wize kwa Don Bosco ubura akazi kandi yarahize. TVET nta muntu wize TVET ubura icyo akora, yatabonye icyo akora batamuhaye akazi yihangira imirimo kandi akaba competent ku isoko ry'umurimo.